Shalom, shalom bene data, reka mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose ku migabane itandukanye y'isi. Abashobora kumva uru rurimi nkoresha mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana kuri Ndaza Vuba TV. Njyewe nitwa Iranzi Alfred. Imana ibagirire neza. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana, turi busome mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Hanyuma turi buze gusoma mu gice cyaho cya gatandatu. Turasoma ku murongo wa 11 w'icyo gice cya gatandatu. Ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisiraheli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo uvugira mu murere. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko uyu munsi turi buvuge kuri iri jambo tumaze gusoma. Aya ni amakuru yabaye aho umwami w'Isiriya yajyaga agambirira gutera Isiraheli. Bagakora inama bakabyemeza, we n'abasirikare be bakiyemeza uburyo bagiye gutera Isiraheli. Hanyuma ariko umuhanuzi w'Imana Elisa akagenda mu mwuka, Imana ikamuhishurira imigambi, imipangu umwami w'Isiriya ari gupanga. Akaza akaburira umwami, akamubwira ati, uramenye ahantu uhanyure, uramenye ahantu uhajye, kuko bagupangiye ibi bintu. Hanyuma umwami w'Isiriya agahora abona imigambi ahora ategura ihora ipfuba, ihora ipfa, ntabwo ihora ishyika, ntabwo ihora ijya mu bikorwa. Hanyuma atekereza ko hari umuntu ushobora kuba ubagambanira, hari umuntu ushobora kuba ubavamo, akajya gutanga amakuru aba yavugiwe mu nama, akajya kuyaha umwanzi we ari we Isiraheli. Hanyuma umwe mu bagaragu be amubwira aya magambo, aramubwira ati, hoya, muri Isiraheli hariyo umuhanuzi, hariyo bamenya, hariyo umuntu umenya ibintu bihishwe. Iyo twicaye turi kuvuga, iyo twicaye turi gupanga, ajya amenya ibyo turi gupangira mu ibanga, hanyuma yarangiza akabibwira umwami. Niyo mpamvu imigambi yawe itajya ihama. Umwami w'Isiriya ngo biramurakaza, agambira ko bajya gufata uwo muntu. Ntabwo nshaka kwinjira kuri icyo gice, tuzakivugaho undi munsi. Ahubwo ndashaka kuvuga kuri iki gice cyerekana uburyo ki umuntu w'Imana, umuhanuzi w'Imana, Imana yamutwaraga akagenda akaba mu nama, akayibamo mu mwuka, adahari mu buryo buri fizike cyangwa mu buryo bugaragara, akamenya imigambi barimo barapanga. Nshuti y'Imana, Imana dusenga ni Imana ishoboye ibintu byose. Imbaraga z'umwuka wera zibasha guhishurira umuntu ibintu ababisha bari kumupangaho, ibintu umwanzi arimo aramuteguraho, akabimenya mu mwuka. Haleluya. Imana ikugirire neza. Ndagusengera ngo Imana igufashe mu mwuka. Haleluya. Ubashe gutahura, Imana iguhishurire, umenye ibintu biri gukorerwa mu bwihisho, umenye ibintu umwanzi ari kugupangaho mu rwihisho. Hanyuma umenye ahandi hantu ho kunyura, umenye undi mwifato wo kugira, umenye ikindi kintu cyo gukora. Uyu mwami w'Isiriya yicaraga mu nama
bagapanga ibintu bakabinoza, ariko agatungurwa no kubona imigambi y'ihora ipfuba, agatungurwa no kubona imigambi ye idahama, agatungurwa no kubona imigambi ye itajya mu bikorwa. Ndagira nkubwire ikintu gikomeye. Abantu basenga, abantu babana n'Imana, abantu mu bihe by'Imana ntabwo bajya batungurwa, nta bibageraho bibatunguye. Imana ibibahishurira bitaraba, Imana ibibahishurira bitarashyika, Imana ibahishurira iby'umwanzi ari kubagambiraho, ikababwira n'umwifato bagomba kugira. Ndagusengera ngo imigambi y'ababisha bawe ntihame, imigambi y'ababisha bawe ntisohore, ibyo bakugambiraho ntibabone inzira zo kubikoreramo, ibyifuzo byabo ntibibe impamo nk'uko babyifuza. Imana ishuri umenye umenye umwifato w'uburyo ugomba kwifata. Imana iguhuze n'umuhanuzi w'umugisha ku buzima bwawe. Imana iguhuze n'imbaraga z'igitangaza. Imana ikugirire neza, ugubwe neza muri Kristo Yesu. Imana ikugirire neza. Warakoze gukora subscribe, niba utarayikora kandi ndagutera umwete ngo uyikore, kandi udufashe kugeza ubu butumwa ku bantu benshi. Uburyo bwose bushoboka twabuvugamo tuzabuvuga. Ibikoresho tubaye dufite nyine naha bitwemerera kugarukiriza, ariko icy'ingenzi ni ukubasha kumvira ijwi, ukabasha kumva icyo umwuka avugana nawe. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Shalom, shalom.